Ijambo ry'Imana. Kuva ibice 6, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabibamenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo, ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo. Kandi numvise umuniho w'Abisirayeli, Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabere Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundire Abisirayeli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni, abatuma mu Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa, ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aba ni bo batware b'amazu ya ba sekuru. Bene Rubeni imfura ya Isirayeli ni Enoke na Palu na Hesironi na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Bene Simiyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simiyoni. Ayo niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Geshuroni na Kohati na Merari. Imyaka Lewi yaramye ni imyaka 137. Bene Geshuroni ni Libuni na Shimeyi nk'uko imiryango yabo iri. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Imyaka Kohati yaramye ni 133. Bene Merari ni Mahari na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yaramye ni 137. Abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli na Mishayeli ni Elisafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu mushiki wa Nahoshi, babyarana Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari. Bene Kora na Asiri na Elukana na Abiyasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo ni bo batware b'amazu ya ba sekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri. Abo ni bo Aroni na Mose, ba bandi Uwiteka yabwiye ati, mukure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri. Abo ni bo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli muri Egiputa. Abo ni bo Mose na Aroni ba bandi. Ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati, ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe, Farawo yanyumvira ate? Iryo ni ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.